nagiye nerwana shutswe nanenza mfashe umwanzuro mu gukirana Yobu ariko sinanyuzwe nk'ubuze by'ibibazo nari mfite nk'ibi yamaganya ntabwo nayasize Yesu nsanze ari wowe nkeneye nimbitse mu bwenge mbona wowe by'ibibazo nari mfite nk'ibi yamaganya ntabwo nayasize Yesu nsanze ari wowe nkeneye nimbitse mu bwenge mbona ntibibarwa kuko ntabwo buzira mu ijuru nta rupfu cyangwa ubwoba ibihe byaho ntibibarwa kuko ntabwo buzira tuzabana n'Imana yacu iteka ryose tuzajya turirimba uko twakize ntituzarura no kuba ibyo yishimira kuko tuzaba twanesheje tuzabana n'Imana yacu iteka ryose tuzajya turirimba uko twakize ntituzarushwa no gukora ibyo yishimira kuko tuzaba twanesheje nk'ijuru nta mubabaro uzabayo nta rupfu cyangwa ubwoba ibihe byaho ntibibarwa kuko ntabwo buzira nk'ijuru nta mubabaro uzabayo nta rupfu cyangwa ubwoba ibihe byaho ntibibarwa kuko ntabwo buzira ibihe byaho ntibibarwa kuko ntabwo buzira ingabo z'abakijijwe barabagana mu mucyo barwanya uko babasha none baratsinze ugurura amarembo kugira ngo binjire teraniro ryabera inzovu n'ibihumbi ingabo z'abakijijwe barabagirana nk'umucyo barwanya uko babasha none baratsinze ugurura amarembo kugira ngo binjire haleluya haleluya duhimbaze umwana w'intama haleluya haleluya nimuhimbaze uwazutse hanezerewe abari mu mirenge y'i Kanani igiteye ubwuzu kandi nuko batazatandukana y'amaso yariraga uzasanga akeye ntapfusha